muraho abana Yesu ashimwe cyane ndabakumbuye cyane reka nibura ngire gutya kuko mwese sinabasha guhita mbageraho ariko ndabasuje mu izina rya Yesu ndabizi neza yuko mumeze neza tugiye gutangira iteraniro ryacu igitondo cy'uyu munsi Imana yatugeneye no munsi kugira ngo twongere kuwubonekamo hanyuma dusangire ibyiza bituruka ku Uwiteka Imana yacu Yesu ashimwe cyane turanezerewe cyane rero igitondo cy'uyu munsi Imana yarandinze Imana yarakurinze urumva dufite amashimwe menshi dukwiriye gushyira hamwe hanyuma tugashima Imana tuyibwira ati Imana turagushimye ko waturinze mu gihe nk'iki ngiki gitambutse twatugejeje uyu munsi turi bazima akanya nk'aka rero tugiye gutangira iteraniro ryacu ntabwo twaritangira tutabanjije gusenga Imana ntabwo twaritangira tutabanjije kubwira Imana yacu ati Imana turagushimye wabanye natwe rero wadushoboje muri iki gitondo kugira ngo twongere guhurira hamwe duhimbaza Imana tuvuga ubwiza bw'Imana no guhimbazwa kwayo imirimo myinshi igenda ikorera muri twebwe hari ababa barwaye Imana ikadukiza hari abahura n'ibibazo bitandukanye Imana ikatugirira neza ikaduha ubuzima bwiza tukongera kumererwa neza rero tugiye kuyishima tuyibwira ati Imana turagushimye watugiriye neza tuyereke gahunda yacu y'iteraniro kugira ngo izibane natwe ubwire Imana mu mutima wawe cyangwa nushake uhaguruke uvugishe umunwa wawe ubwire Imana ati Imana ndagushimye komeza kuza kubana nanjye ukomeze kuza kunyigisha kugira ngo gahunda zose ziri bukorerwe hano hantu kugira ngo Imana irusheho kunezeza imitima yacu tugiye kwifata neza hanyuma dusenge Imana ntihagire uwurangara ndabizi ko nta muntu uri burangare rwose reka dutumbire Imana kugira ngo icyo twaje gushaka tugitahane sibyo reka twifate neza hanyuma dusenge Imana Mana turagushimye kuko uri mwiza turagushimye kuko uri Imana ihambaye twongeye kugushima igitondo cy'uyu munsi mwami wabanye natwe uraturinda uduha umwuka w'abazima tuguhaye icyubahiro akanya nk'aka mwami turi imbere yawe nk'abana bawe twaje kukuramya twaje kuguhimbaza twaje kuvuga kugira neza kwawe mwami turagusaba kugira ngo uzubane natwe utugirire neza utuganirize utwiteho mu izina ryawe rikomeye kuko uri Imana ishobora byose mu izina ryawe rihambaye akanya nk'aka mwami tuguhaye imitima yacu tuguhaye ibitekerezo byacu tuguhaye ingingo zacu mwami kugira ngo abe ari wowe utegeka mwami igitondo cy'uyu munsi mwami Mana reka uko twaje mwami ntaba ariko dutaha mwami reka urusheho kuzuza imitima yacu mwami utunezeze urusheho mwami Mana yanjye kutuzamura mwami nk'uko twifuza cyangwa nawe nk'uko ushaka mwami Mana yanjye tugambirira mwami byiza mwami ariko mwami tukisanga twasubiye inyuma mwami turakwinginga kugira ngo turinde kurangara igitondo cy'uyu munsi mwami tudahusha mwami umugambi wawe ni mu izina rya Yesu mwami Imana yanjye tukweretse na gahunda zose ziri bukorerwa aha hantu kugira ngo ubwiza bwawe buze kubana natwe ari njyewe mwami uhagaze imbere y'abana mwami ndasenga kugira ngo umpe imbaraga zawe ari umwigisha ndasenga kugira ngo umwagure mwami umubere Imana mwami uvuge mwami akubere umuyoboro mwami ndetse n'aba bana mwami ndabasengera kugira ngo urusheho kubakuza mwami Imana yanjye muri byose mwami mu izina ryawe dusenze twizeye amen Yesu ashimwe cyane twongeye kunezerwa igitondo cy'uyu munsi turashima Imana ko ari nziza turashima Imana ko idukunda ijambo ry'Imana ryo ritubwira ngo nimureke abana batoya baze bansange kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwayo n'ubw'Imana ntabwo ubwami bwo mu ijuru ari ubwacu gusa n'ubw'Imana kuko Imana niyo idushoboza dushobozwa byose nayo kuko niyo iduha imbaraga iyo tubyutse bikemera ni Imana iba yaturinze rero dufite impamvu yo gushima Imana ni nayo mpamvu tugiye gufatanya hamwe turirimba indirimbo bamwe barayizi abandi ntibayizi ariko iyo ndirimbo ni nziza rwose ndayibatuye kugira ngo tuyisangirire hamwe duhimbaza Imana tugiye kuvuga ku rukundo rw'Imana cyangwa uburyo dusenga Imana amasengesho yacu abasha kugera ku Uwiteka tugiye kuvuga n'uburyo umwana muto yabasha gusenga Imana agasenga Imana ku buryo Imana imurinda ibibi byose ikamurinda ubwoba ikamurinda inzitizi ibibazo ahura nabyo byose Imana ikabimurinda kubera iki kubera yuko twabashije guca bugufi tukaramya Imana cyangwa tukayisenga Yesu ashimwe cyane
tugiye gufatanya rero iyo ndirimbo hanyuma tuyiririmbe duhimbaza Imana. Imana ibahereze umugisha. Twaguwe neza aho turi, ndabona namwe rwose mwaguwe neza aho muri pe. Iyi ndirimbo irubaka ubuzima bwacu bwa buri munsi, iratwubaka nk'abana batoya, ngo ndetse n'umwana mutoya uzi gusenga ntabwo azagira ubwoba kuko azafashwa n'iki? No gusenga. Twongeye gushima Imana rero rwose, turashima Imana cyane. Ni nayo mpamvu tugiye gukomeza muri uwo mwuka, tugiye kwakira ijambo ry'Imana. Reka Imana iduhane umugisha dusangirira ijambo, hanyuma turusheho kunezerwa. Imana ibahereze umugisha. Yesu ashimwe cyane. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu kandi ndabakumbuye cyane. Buri muntu niba hari uri kumwe na mugenzi we amusuhuze cyane, ubwira ngo Ticyanura aragushuje mu izina rya Yesu. Haleluya. Turashima Imana rero kubera yuko yongeye kuduhereza iki cyumweru nanone kugira ngo tukinezererwemo,
kandi tukishimiremo. Simwishimye? Nizere ko mwese mwishimye. Ndashima Imana ku bwanyu mwese, ndashima Imana kubw'ibyo yabakoreye, ko yabarinze kandi natwe yaraturinze. Izina ry'Imana rihimbazwe. Tugiye gufatanya rero kwiga ijambo ry'Imana. Ndabasaba kugira ngo ibindi byose biri ku ruhande mwe mubiretse, ibyo mwakoraga wenda se udukino mwari murimo. Uyu ni umwanya w'ijambo ry'Imana kandi turashima Imana ko ibuduhaye. Yesu ashimwe cyane. Ninde se wanyibutsa ibyo twize ubushize? Yesu ubushize bundi ninde cyatwigishije? Tya Diane? Tya Petrine? None se Tya Petrine yatwigishije iki? Ninde wambwira ikintu Tya Petrine yatwigishije? Tya Petrine yatwigishije kugusenga. N'uyu munsi niryo jambo tugiye gukomerezaho. Nanone tugiye kuvuga kugusenga. Mu ndirimbo twari turimo kuririmba mu kanya twavugaga uburyo n'umwana muto iyo asenze Imana ibana nawe kandi ikamugirira neza. Ese murabyishimiye? Mujya musenga se? Ni ryari musenga? Okay. Uyu munsi rero tugiye kureba ku kuntu dukwiriye gusenga. Ese ni gute dukwiriye gusenga? Nuko tutari kumwe, ariko iyo usanga turi kumwe iyi nyigisho yari kuba iryoshye cyane. Turi kumwe, hari ibyo turimo kuganira tuvugana, cyangwa se hari ibyo turimo gukora, ariko nta kibazo, n'ubundi ndizera neza ko biri bugende neza. Ese ni gute dukwiriye gusenga? Ndasaba kugira ngo buri mwe yisubize. Ni gute dukwiriye gusenga? Ese dukwiriye gusenga twicaye? Ese dukwiriye gusenga duhagaze? Ese dukwiriye gusenga tumeze gutya duhuje amaboko? Ese dukwiriye gusenga turambuye amaboko? Nibwo byaba byiza, nibwo Imana yakumva gusenga kwacu. Ese dukwiriye gusenga dupfukamye? Ese dukwiriye gusenga turi mu gitanda twicaye? Ni gute dukwiriye gusenga, cyangwa se ni ubuhe buryo bwiza bwo gusengamo Imana? Yesu ashimwe cyane. Ibyo byose nabyo ni byiza. Ushobora gusenga Imana wicaye, ushobora gusenga Imana ugenda, ushobora gusenga Imana uhagaze, ushobora gusenga Imana mu buryo bwinshi cyane. Yesu ashimwe. Iyo usanga turi kumwe twari kudisikasinga ese ni gute dusenga. Uyu munsi wa none rero tugiye nanone kureba ni gute dukwiriye gusenga. Ubushize Tya Petrine yatubwiye uburyo dusenga. Gusenga ni iki? Gusenga ni iki? Iyo wumvishe gusenga wumva ko gusenga ari iki? Ese gusenga ni ukubwira Imana ibyo ushaka ukayibwira? Gusenga ni ukuvugana n'Imana, sibyo? Tya Petrine yatubwiye ko gusenga ari ukugirana communication n'Imana, cyangwa se ari ukuvugana n'Imana, ukaganira n'Imana. Haleluya. Uyu munsi tugiye kureba uburyo dukwiriye gusenga. Ese Imana idusaba ko dusenga gute? Imana idusaba ko, cyangwa se itubwira ko tugomba gusenga gute? Yesu ashimwe. Iyo dusenga rero dukwiriye guhereza Imana umutima wacu wose. Ni ukuvuga ngo iyo dusenga dukwiriye gusengana n'umutima wacu wose. Ntabwo ari ukuvuga ngo nusenga hari ibyo uri bubwire Imana, cyangwa se hari ibyo utari buyibwire. Oya, vuga ngo iyo dusenga dukwiriye gusengana Imana n'umutima wacu wose, tukayiyegurira wese, nta kintu na kimwe tugize gute twisigarije, kuko tuzi yuko Imana ishoboye byose. Ushobora kuba uvugana na mugenzi wawe hakagira ikintu umukinga, hakagira nk'ikintu ureka kumubwira, ariko iyo ubwira Imana uyibwira byose, nta n'ikintu na kimwe usigaje. Kubera iki? Kubera yuko Imana ishoboye. Wenda mugenzi wawe hari ikintu ushobora kumubwira ukumva yuko atagishoboye, nta kintu ari bugufashe, ukanga kubimubwira. Ariko no kuvuga ngo iyo tubwira Imana tuyibwira byose, ntacyo twisigarijeyo mu mitima yacu, kubera yuko tuzi ko Imana nta kintu na kimwe kinanira, cyangwa se gishobora guhagarika imigambi yayo dufitiye. Yesu ashimwe cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana muri Yeremiya. Ni bande bafite Bible? Nizere ko muzifite iruhande rwanyu.
ababa bazifite mujye muzizana rwose mu iteraniro muzicarane, hanyuma nitugera mu mwanya wo gusoma ijambo ry'Imana ufungure Bible yawe usome. Ngo wasanga hari ababa bazisize mu cyumba, nibyo ya tujye dufata Bible zacu tuzisome. Hanyuma tugiye gusoma muri Yeremiya. Mwahageze? Tugiye kureba muri Yeremiya igice cya 29 umurongo wa 11 kugera ku wa 13. Mwahageze? Okay, reka dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si bibi. Murumva ko ijambo ry'Imana tubwiye Imana izi ibyo yibwira izatugirira ngo ni amahoro ntago ari bibi. Mwabyumvise? Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Kandi muzanyambaza muzagenda munsenga nanjye nzabumvira. Muzashaka mumbone nimunshakana umutima wanyu wose. Mwabyumvishe? Dusubiremo. Reka dusubiremo inshuro imwe yonyine. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Kandi muzanyambaza muzagenda munsenga nanjye nzabumvira. Muzanshaka mumbone nimunshakana umutima wanyu wose. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Turashimira Imana kubw'ijambo ryayo ryiza cyane ngo nitumwambaza tuzamubona, nitumusenga azatwumvira. Ngo ariko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo nimunshakana umutima wanyu wose. Ijambo ry'Imana se ritubwiye ko nidushakana Imana igice cy'umutima wacu? Oya, bivuze ko dushakana Imana n'umutima wacu wose. N'umutima wacu wose se bivuze iki? Ushobora kwibaza ngo se ni gute Imana bayishakana n'umutima wose? Ushobora kuvuga se ni gute ushobora gusengana n'umutima wose? Vuga gusengana n'umutima wose ni ugusenga ubwira Imana ibintu byawe byose, yaba ibikubabaje, yaba ibyo ukeneye, yaba ibyo wabuze, yaba ibyo wumva bikubangamiye, yaba ibyo wumva wagiriye ubwoba. Ibyo byose ugomba kubibwira Imana, niko kuyisengana umutima wose. Ngo ibyo byose nitubikora n'imitima yacu yose, haleluya, Imana nayo izaduhereza icyo dushaka. Yesu ashimwe cyane. Reka mpamagareho Tike Diane gato aze hano. Yesu ashimwe Tike Diane. Bisahimbazwe. Umeze neza? Meze neza cyane. Ko wabuze? Ntago nabuze, ndahari. Urahari? Ndahari rwose. Ariko rero Tike Diane ndumva mfite ikibazo. Hari ikibazo mfite pe. Kandi maze iminsi cyanjengereje Mana yanjye. Nabuze ukuntu nabigenza, nabuze undi muntu wese nabwira. Mana yanjye, mbese nsigaye numva Mana yanjye nto gusenga sinzi. Hari igihe usenga ukagera aho ngaho kumva usango kumva bitagenda. Ariko mfite ikibazo. Mfite ikibazo, nabuze amafaranga Tike Diane. Nabuze amafaranga kandi ndashaka cyane. Mfite ikibazo kinkomereye, ndashaka amafaranga. Kuko wambabariye ko nkuzi kugira amafaranga. Ndabizi ugira amafaranga Tike Diane. Soyagira urayagira. Ndabizi ko yagira, ugira amafaranga menshi. Icyambere ugira akazi keza kaguhemba neza. Ndabizi. Rero niyo mpamvu nanjye naje kubwira wowe ntabwo yindi umuntu, kubera ko nzi ko wowe ugira amafaranga. Wambabariye ukampereza amafaranga 50,000 koko.
ko mbishaka mubwire rero rwose utampakanira naje mbyizeye naje mwizeye amafaranga mfite ayo nari mfite ejo bundi narayakoresheje none yose yashize ubu rwose nta n'igiciro kimwe mfite mu mufuka rwose ihangana ahubwo Imana igufashe nta mafaranga afite yarashize none se ubwo urangiriye inama koko wowe genda ujya ahantu wiherere ubwire Imana yonyine uyibwire ati Imana mpa amafaranga kuko nanjye ntayo mfite ndayakura hehe ntayo. Yesu ashimwe cyane. None murabona ibi ngibi tubikoze kugira ngo nkwereke uburyo ushobora kwiringira umwana w'umuntu ntagire ikintu agufasha, sibyo? Nk'ubu usabye tike Diane amafaranga, ndabizi ko ayagira, nari nsanzwe mbizi ko ari umuntu ufite amafaranga, ariko mu by'ukuri ngiye kuyamusaba mbizi ko ayafite ntayo mbonye. Hari ayo mbonye se? Ntayo mbonye. Bitewe n'iki? Bitewe nuko nawe nyine ntago ayafite, kandi ni umuntu. Si umuntu se? Ni umuntu, kuko nashobora kuyabura. Yesu ashimwe cyane. Ahangaha rero ikintu nshatse kuvuga ni iki? Nshatse kuvuga ngo iyo ushobora kwiringira umwana w'umuntu ntibikunde. Ushobora kuvuga ngo runaka afite ikintu kandi ushobora kukibona, ukajyayo bikabura ntukibone. Ariko iyo wiringiye Imana byose birashoboka. Iyo usenze Imana with all your heart byose bigira gute? Birashoboka. Nta kintu na kimwe ushobora kuburana Imana. Murabyemera? Yesu ashimwe. Hariho umuntu, hari ubwo wigeze wumva wabuze nk'ikintu kandi ugikeneye cyane. Ese wabigenjeje ute muri icyo gihe? Ntabwo nzi ukuntu wabigenje, ariko ikintu nakubwira cyo, pray and pray. Sibyo? Mureke dusenga Imana n'imitima yacu yose, byose bizagira gute? Bizakunda. Yesu ashimwe. Reka mbabazeho ibibazo rero. Ndashaka kugira ngo munsubize bino bibazo. Icyambere navuze ko ijambo ry'Imana turimo gusoma riri hehe? Wasanga hari abahibagiwe. Yari riri muri Yeremiya ibice 29 11 kugera kuri 13. Sibyo? Okay. Hanyuma ikindi kibazo nshaka kubabaza. Ese iyo dusenga Imana iratwumva? Iratwumva? Yego. Iratwumva. Iyo dusenga Imana igira gute? Iratwumva. Ariko iyo dusenganye n'imitima yacu yose. Ese ikindi kibazo nshaka kubabaza. Ni ryari dukwiriye gusenga Imana? Dukwiriye gusenga Imana se mu gihe cyoroshye gusa? Dukwiriye gusenga Imana se tugiye kurya gusa? Dukwiriye gusenga Imana se tugiye kuryama gusa? Tubyutse se gusa? Oya. Kuvuga igihe cyose dukwiriye gusenga Imana. Igihe cyose dukwiriye gusenga iki? Imana. Igihe cyose. Yesu ashimwe. Ndabizi ko mwebwe iyo mugiye kurya murasenga, sibyo? Niyo mugiye kuryama murasenga. Ukabikora buri munsi. Ukumva yuko ibyo ngibyo wenda bishobora kuba bihagije, ariko ntago bihagije. Imana idusaba umwanya munini wo gusenga. Vuga ngo niba wajya gufata time wenda wumva ko nyine ugomba gusenga ugiye kurya no kuryama, ushake iyindi time noneho irenzeho yo kuvugana n'Imana, yo gusenga n'umutima wawe wose. Yesu ashimwe cyane. None se iyo dusenga dukwiye gusenga niki? Dukwiye gusenga n'igice cy'umutima? Dukwiye kubwira Imana ibintu bimwe, ibindi si tubivuge? Tubigenza gute? Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nidusenga n'umutima yacu yose. Ni ukuvuga ngo rero dukwiye gusenga Imana n'umutima wacu wose, nta kintu na kimwe dusize inyuma. Yesu ashimwe cyane. Ijambo riraryoshye. Murumva muryohewe no gusenga? Nge riranejeje cyane. Iri jambo riranejeje cyane. Yesu abahereza umugisha. Yesu ashimwe. Turashoje ijambo ry'Imana. Ijambo Imana yari yaduhaye ni ryo ngiryo, ariko tugende dusenge, twongere dusenge, kandi dusengane n'imitima yacu yose.
dusenga n'imitima yacu yose kandi buri gihe, atari akanya gato, atari uko ugiye kurya cyangwa ugiye kuryama gusa. Ushake n'uwundi mwanya wumva wakongera kugira ngo uvugane n'Imana. Yesu abahereza umugisha, akomeze kubana namwe kandi akomeze kutwigisha uburyo bwo gusenga neza ndetse n'ukuntu dukwiriye gusenga neza. Yesu abahereza umugisha. Reka dusenge dushimira Imana kubw'ijambo ryayo ryiza kandi tuyisaba no kugira ngo ikomeze kurushaho kutwigisha uburyo bwiza bwo dukwiriye gusengamo. Mwami Imana ikomeye, Mana yacu kandi Imana nziza, twongeye kugushima cyane kubera yuko uri Imana ishoboye byose, kuko uri Imana yacu kandi uri hejuru ya byose. Mwami, tugushimira ijambo ryawe uduhaye Mwami Imana umunsi wa none, ritwigisha uburyo dukwiriye gusenga. Ese ni gute dukwiriye gusenga? Mana, turagushima ko utubwiye ko tugomba gusenga n'imitima yacu yose, nta kintu na kimwe dusize inyuma, kubera yuko Mwami Imana tuzi ko ushoboye byose, tuzi ko nta kintu na kimwe gikwiriye kukunanira. Mwami, byose urabishoboye. Mwami Imana ikomeye, turakwinginze rero, turagusaba imbaraga zo gusenga. Turakwinginze kugira ngo twigishe nanone Mwami Imana ubundi buryo dukwiriye gusengamo neza. Mwami Imana ikomeye, duhore imbere yawe Mwami, tureme umutima, tureme umwanya munini Mwami Imana ikomeye dukwiriye gusenga. Izina ryawe ryubahwe kandi ishyirwe hejuru. Bana na buri umwe wese umugire neza bw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, mu izina rya Yesu, amen. Haleluya, turishimye cyane kubw'uyu mwanya mwiza tuvuyemo. Nora, Imana imuhereza umugisha. Twese reka tuvuge, nubwo atari bubyumve ariko Imana irabibona. Tubwire tica Nora ngo Imana iguhe umugisha. Natwe kandi Imana iduhe umugisha, kuko uwatugaburiye natwe twasangiye, sibyo? Twongeye gushima Imana rero kubw'ijambo ryiza yaduhaye. Hanyuma tugiye gufata wa mwanya nanone wo gusubira muri cya cyanditswe cyacu cya buri munsi. Iyi ni waka yacu, niyo dutahana, sibyo? Ikabasha kubaka ubuzima bwacu bwa buri munsi. Uyu munsi rero tugiye gusoma icyanditswe kiri muri Zaburi, ibice 66, umurongo ni uwa kangahe? Ni uwa 20. Havuga ngo iki? Haravuga ngo Imana ihimbazwe itanze kumva gusenga kwanjye kandi itankuyeho imbabazi zayo. Tugiye gusubiramo Zaburi ibice 66, umurongo wa 20. Havuga ngo iki? Haravuga ngo Imana ihimbazwe itanze kumva gusenga kwanjye. Imana ihimbazwe ko itanze kumva gusenga kwanjye kandi itankuyeho imbabazi zayo. Reka dusubiremo bwa nyuma, ndizera ko twese turimo turagenda tubifata. Zaburi ibice 66, umurongo wa 20, haravuga ngo Imana ihimbazwe itanze kumva gusenga kwanjye kandi itankuyeho imbabazi zayo. Imana iduhana umugisha. Tugiye gusoza iteraniro ryacu ry'uyu munsi, ariko ntabwo twasoza tudahagurutse kugira ngo duhimbaze Imana kubw'imirimo yayo myiza ikora. Tugiye kuririmba akaririmbo gatoya, hanyuma dusenge Imana dusoza amateraniro yacu. Imana iduhana umugisha. Imana yacu iradukunda, 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 Imana yacu usibuke twese iradukunda, Imana yacu iradukunda, Imana yacu iradukunda, Imana yacu igira neza, Imana yacu iradukunda. Tuname. Imana yacu iradukunda, Imana yacu iradukunda, Imana yacu turayikunda, Imana yacu iradukunda, twese Imana yacu iradukunda, tukayikunda, Imana yacu
yacu igira neza, Imana yacu iradukunda. Haleluya, hereza umugisha. Tugiye gusoza iteraniro ryacu, reka twifate neza tugihagaze, ntagire umuntu wicara rwose, hanyuma dukingeho dutahe. Mana turagushimye, uri mwiza, uri Imana ihambaye, uri Imana idukunda. Mana uri Imana dusenga ukatwumva, Mana ukaduhora hafi uko bwije n'uko bukeye nk'abana bawe. Tuguhaye icyubahiro, akanya nk'aka Mwami turagushima, wabanye natwe mu ijambo, wabanye natwe mu kukuramya no kuguhimbaza, wabanye natwe. Mana tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe Mwami mu buzima bwacu bwa buri munsi. Akanya nk'aka turashojeje iteraniro ryacu, turagusaba kugira ngo uzubane natwe, urushaho kuturinda muri iki cyumweru Mwami. Uturinde Mwami ibyabuza Mwami kunezerwa kw'imitima yacu mu izina rya Yesu, ahubwo Data urushaho kutwubaka Mwami umunsi ku wundi. Tuguhaye icyubahiro, ngaho komeza kuturinda, ubane natwe aho turi hose hatandukanye. Icyubahiro n'ishimwe bibi byawe, ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen.